ushobora kutubwira amakosa umuntu ashobora gukorera mu nzira cyangwa se muri uru rugendo ku buryo ashobora kumubuza kugera mu masezerano, kugira ngo n'umuntu udukurikiye niba yarari muri mu makosa abe yahindura hanyuma agendere mu nzira Imana ishaka kugira ngo agere ku masezerano. Amakosa akomeye aba mu nzira ni ayahe adashobora kwihanganirwa n'Imana kugeza igihe isezerano yaguhaye unyuze hirya yaryo rimwe na rimwe ugapfuta narigezeho? Ndagira mbanze nkubwire yuko ntabwo Imana ari kwirukana kukugeraho iri, unyumve neza, ahubwo wowe ibyo utwaye cyangwa ibyikubase cyangwa bikuziritse nibyo bikubuza kugeza aho Imana iri. Noneho rimwe na rimwe dushinja Imana amakosa, ariko Imana idafite amakosa, kuko bibiri tubwira ko Imana idakiranirwa. Imana ntabwo ikiranirwa, nta nubwo ibeshya, nta nubwo yicuza nk'uko koko ubivuze. Noneho amakosa ni menshi dushobora gukorera mu rugendo yatudindiza kutagera aho Imana iri, aho Imana ikorera ku masezerano yacu. Twabara nka Aburahamu gutwara iby'Imana itatubwiye. Gutwara iby'Imana itatubwiye byatuma tutagera ku masezerano y'Imana cyangwa tugera aho Imana iri. Ubwo twavugamo nk'ibyaha. Mbere na mbere, niba ugenda n'ibyaha ujya aho Imana iri, ndagira mbaze nkubwire ko utazigera ugerayo. Myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Reka tubahe ikaze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Mwese abakurikiye iyi televiziyo Ikamba Karuvari aho mwaba muri hose, Uwiteka abaho umugisha. Turagarutse rero mu kiganiro nk'uko bisanzwe, ibindi tujya tuganiraho n'ijambo ry'Imana. Reka dusenge hanyuma tubereke undi muntu turi kumwe. Uwiteka abagirire neza. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko uhora utugirire neza. Turagushimiye ku bw'aka kanya tugiye kuganira no kungurana ubwenge ku ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe kandi ikiganiro tugiye gukora kizagira umumaro none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka akomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza gusa. Ni Pastori Munyemana Protais, hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana Evangeliste Eric, niwe tugiye kuganira. Reka tumwakire hanyuma nawe abibwire anabasuhuze, hanyuma tubamenyeshe insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Karibu umukozi w'Imana. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Abakurikiye televiziyo Ikamba Karuvari TV, Imana amahoro ibaho umugisha. Nk'uko bavuze, amazina yanjye ni Evangeliste Eric. Uyu rero niwe tugiye kuba tuganira muri iki kiganiro cyiza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana hanyuma tubamenyeshe insanganyamatsiko y'iki kiganiro. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 11 n'umurongo waho wa 6. Haravuze ngo, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Twongere dusome, kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero kuri topic cyangwa se ku insanganyamatsiko igira iti, mbese umuntu wavuzweho n'Imana cyangwa umunyamasezerano mu mvugo yumvikana, uyu muntu ashobora guhura n'ibigeragezo? Niba bishoboka se ko iyi Imana ihamagara umuntu imubwira ngo nzabana nawe, ndi kumwe nawe, birashoboka ko uyu muntu Imana yakemera ko ageragezwa? Ni insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Abantu benshi bazi yuko kuvugana n'Imana cyangwa se guhabwa isezerano, kuba Imana ikubwiye ngo mwana wanjye nzagukorera iki, nzakugirira gutya, nguhamagariye gukora umuhamagaro uyu, cyangwa se nguhamagariye kugutuma ubutumwa bumeze gutya. Abantu benshi bazi yuko ibyo ngibyo bishobora kubuza umuntu kugeragezwa, ariko tugiye kureba ese koko niko bimeze? Iyo umuntu ahamagaye biba bikuyeho intambara, biba bikuyeho ibigeragezo, cyangwa se Imana ishobora kwemera ko n'umuntu ageragerezwa mu isezerano? Naho tugiye kuganira. Karibu rero
rero umukozi w'Imana, kuri iyi nsanganyamatsiko wowe urabivugaho iki? Imana yakemera ko umuntu yavuzeho, umuntu yahamagaye umukozi wayo ku rwego runaka ageragezwa? Nibyo ndabyemera cyane, nta nubwo ari ukuvuga ngo Imana irabyemera, ahubwo ukimara kumenya ko wahamagawe ugomba kumenya yuko utangire inzira y'ibigeragezo, kuko igihe cyose umenya ko hari urugendo utangiye ntabwo inzira yose iharuye, kandi hose nta nubwo hatambika nta nubwo hazamuka. Ugombye kuba wanabimenya wowe ubwawe ko ariko ntabwo ari Imana iguha ibigeragezo, ahubwo urugendo winjiyemo, uwo muhamagaro winjiyemo ubwawo urimo ibigeragezo. Hanyuma rero umukozi w'Imana Eric, nkagira ikibazo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 11:28, Yesu yarahagaze aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. None se niba hamagaye abantu barushye baremerewe basanzwe bafite ibibazo, ngo nimuze mbaruhure kandi bakaza, birashoboka se ko abantu yaba bahamagariye kubongerera imitwaro? Ni gute uyu muntu azongera akageragezwa kandi yaraje kubona uburuhukiro? Ndagushimiye cyane. Hari umurongo watangiriyeho nubwo utatubwiye uwawuvuze, ariko ni Yesu ubwo yabyivugiye. Yaravuze ngo ariko kandi harahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Uwo ni Yesu wagira gute wabivugaga, avuga yuko hahirwa umuntu wese ibyo bitazagira gute bitazagusha. Hari irindi jambo watangireho mu magambo wavuze ngo Imana ibwira umuntu ko izamurinda mu byago no mu makuba. Niba Imana ikurinda mu byago no mu makuba, ikurinda ibintu byaje. Hanyuma noneho kuva mu gihugu cy'isi cyangwa se hahandi twiberaga mu byaha, warangiza ukaza kugeragerezwa mu Mana, ni iki bizafashwa uyu muntu uri kugeragezwa kandi yageze no mu Mana, kandi no mu isi yarageragezwaga? Niba avuye hariya hanze abantu bamutukaga, bamusuzuguraga, yarakennye, yagera no mu murimo w'Imana mu muhamagaro akaba naho agiye kuhasuzugurirwa, mbese birasobanura iki? Icyo bisobanuye tugombye kumvamo nuko Yesu we niba duhamagaye akadukura hari ahantu twibereye, nuko aranatubohoye mbere na mbere, kuko hari ahantu twahabaye tuboshye tutarenga umutaro. None Yesu waravuze ngo nituze aho turi tuzane imitwaro yacu yose araturuhura. Bivuga ngo ya mitwaro wari wikoreye ahantu hamwe, Yesu arakubwira ngo yimuzanire. Twari turi hari ahantu imitwaro yacu turemereye itazanatuvaho, yari ibihe byose. Ariko tugiye kwa Yesu Kristo, nubwo turuha, nubwo dufite biriya bigeragezo, ariko tuzi neza ko turimo kujya aho tugiye kubikurwaho. Nta kibazo rero kugeragezwa, uri ufite ibyiringiro yuko hari intambwe imwe ugiye gutera imitwaro wikoreye ikakuvaho. Biratandukanye rero ku buzima twari turimo tukibereye muri iyo si n'ibigeragezo dushobora guhura mu rugendo tutararuhurwa cyangwa tutaratabarwa n'Imana. Mukozi w'Imana, aho ngaho nanone nkibaza, iyo tutarahamagarwa cyangwa se tutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, twitwa abantu bari mu bubata, kandi nibyo koko tuba tukibase. Aho ngaho turahageragerezwa kandi tuba tugeragezwa na Satani, rimwe natwe tukigerageza bitewe n'ubuzima tuba turimo n'ingeso za kamere tuba dufite, kuko tuba turi aba kamere. None se iyo tumaze kugera imbere y'Imana, ninde utugerageza? Ese Satani ashobora kudukurikira akatugerageza mu ngo Imana iduhaye? Ashobora kudukurikira akatugerageza mu kazi Imana iduhaye? Ashobora kudukurikira akatugerageza mu masezerano y'Imana? Cyangwa se iyo tumaze kwinjira mu gakiza no mu muhamagaro, ni Imana isigara itwigerageza? Aho ngaho urabisobanura ute? Oya, ndagira mbanze nkubwire yuko icyo gihe ntabwo Imana ikugerageza, ahubwo rwa rugendo urimo kugenda ni rwo ubwarwo ruba rurigiye rurimo ibigeragezo, ariko ubugendo bitambuka. Mukozi w'Imana, ndaza kugaruka wenda mu gihe Imana yajyaga kuvana ubwoko bw'Imana, ubwoko bwayo muri Egiputa. Yohereje Mose, irangije iramubwira ngo genda ujye kuvana ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Mose igihe yaragezeyo, atangiye kuvugana na Farawo kugira ngo abarekure. Iyo usomye usanga ijambo ry'Imana rikumenyesha, riguha amakuru yuko aribwo Abisiraheli batangiye guhura n'imvune zikomeye. Kuki aba bantu ingorane zabo, imvune zabo, ibigeragezo byabo byongereye ubukana? Ari uko umuntu w'Imana hageze utumwe n'Imana. Muri make ni ukuvuga ko ibigeragezo byabo byiyongereye ari uko Imana ivuganye nabo. Ni ukubera iki?
muri byose ndagira mbanze nkubwire yuko impamvu ibigeragezo byiyongereye hariya bari baboshywe nyine, hari ibigeragezo batari bazi, bari babohewe ahantu hamwe, ni niyo mpamvu hari n'intambara zimwe batahuraga nazo. Ikindi yakinira mbanze nkubwire ku tuntu tubiri. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umwami ntiyica ahubwo hica rubanda. Mu muco wa kinyarwanda cyane ndabizi yuko nkurikiwe n'abantu batandukanye, ariko cyane abanyarwanda kuko nibo bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Rero mu muco wa kinyarwanda ntabwo umwami agaba, ntabwo anyaga, ahubwo aragaba ntabwo anyaga. Rero bivuga ngo ariko hari abo bita abatware kubw'ishyari n'urwango, nibo bajyaga banyaga abantu umwami yagabiye. Rero ndagira mbanze mubwire yuko Imana ntabwo yagusezeranya ibyiza ngo nirangiza ikuzanire ibibi, ntabwo bishobora kubaho. Aho ngaho nkagaruka, iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itangira ibice 12, Imana yahamagaye umugabo bita Aburamu imukuye mu rugo rw'iwabo kwa Tera. Yaraguwe neza kandi Imana yari imubwiye ko imujyanye mu gihugu cy'amasezerano aho azagirira umugisha. Ariko iyo usomye usanga uyu mugabo Aburamu hari ibyaje kumubaho. Ese wemera ko Aburamu yageragejwe kandi Imana yavuganye nawe? Ese niki cyatumye ahura n'ingorane, agasonza, agahungira muri Egiputa, yagerayo agahura n'ibibazo? Mbese watubwira ibintu byagerageje Aburamu nyuma y'uko Imana ivuganye nawe, ukatubwira n'impamvu Imana yemeye ko bimubaho, kandi ahubwo yarazi ko agiye kubonana neza n'Imana yarangiza akaruhuka? Ubivuze neza, nibyo Aburahamu yarageragejwe kandi ageragezwa yaravuganye n'Imana, ariko ntabwo ari Imana yamugerageje, ahubwo ikintu cyagerageje Aburahamu ni amahitamo ye. Kwa Aburamu Imana yamubwiye ngo va muri Uriya Bakarudaya, usige bene wanyu n'imiryango yanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Ese yahise agerayo? Ntabwo yahise agerayo, kuko ibyo Imana yamubwiye ntabwo yabikoze. Ibyo rero nibyo byamubereye amahwa, nibyo byamubereye ibigeragezo. Niyo mpamvu mbwiye ko amahitamo ye niyo yamugerageje. Rero ndagira mbaze nkubwire ku bintu bitatu bigerageza umuntu. Ibintu bitatu bigerageza umuntu. Hari Satani arakugerageza, hakaba n'umuntu bwe bwite, amahitamo ye akamugerageza, hari n'abantu. Mukozi w'Imana, aho ngaho ndongera nkubaze, bene data mukurikiye iki kiganiro, turabizi ko hari abantu benshi mujya mwibaza kuri aya magambo mukavuga ngo se umuntu w'Imana birashoboka ko yageragezwa kandi ahamagawe n'Imana akageragerezwa mu muhamagaro? Aha ngaha rero urungukiramo ibintu byinshi. Mukozi w'Imana, hari aho uvuze ngo Aburamu yagerageze, Imana yamugerageje, yageragejwe n'amahitamo ye. Itangiriro 12:4 haravuga ngo Aburamu arahaguruka nk'uko Uwiteka yamutegetse. Mbese niba yarahagurutse nk'uko Uwiteka yamutegetse, amahitamo ye yaje kumugerageza nk'uko bivuze na ayahe? Sobanurira abantu, mukozi w'Imana. Ndagira mbanze mbabwire yuko amahitamo ya Aburahamu niyo yamugerageje, kandi ndagira mbanze nkubwiye ko atari na Aburahamu wenyine. Niyo twagaruka ku mukurambere wacu Adamu, nawe yageragejwe n'amahitamo ye, ndetse amahitamo ye aza no kumusohora muri Edeni. Rero na Aburahamu mu rugendo yagize arirwo rwamuzaniye ku ubusuhuke n'ibindi byose no gutinda kugera aho Imana yari yaramuteguriye, ni amahitamo ye. Bitewe n'iki? Nubwo Bibiri tubwira ko yahagurutse nk'uko Imana yamutegetse, ariko ntabwo kondisiyo zose Imana yari yamubwiye ntabwo yazikoresheje. Bibiri tubwira yuko Imana yamubwiye ko ahaguruka agasiga umuryango wose ndetse n'inzu ya se yose akayisiga, ariko Bibiri tubwira twereka yuko yahagurukanye na se ndetse na se wabo. Abo bantu bose barahagurukanye, kandi Imana yamubwiye kugenda wenyine n'umugore we. Rero abo bantu bari mu bantu bamugerageje cyane, kubizi yuko ise hari ahantu yamutindije kugeza igihe se abanza agapfa. Ise amaje gupfa yongera guhaguruka, ahagurutse agiye nanone yongera gutinda ahandi kubera Loti. Rero ibyo yahisemo nibyo byagiye bimugerageza. Mukozi w'Imana, wihangane ngo subize inyuma gatoya. Imana imuhamagara magaruke, yaramubwiye ngo uzakwifuriza umugisha nzawumuha. Kandi aba bantu uvuze bahagurukanye cyangwa se bajyanye na Aburamu bari abantu be, bari ababyeyi be,
undi yari umuhungu wabo. Mbese aba bantu ko bari bakunze Aburahamu kandi Imana imubwiye ngo uzakwifuriza umugisha, muri make wo muzaba mubanye neza nanjye nzabuha umugisha, aba bantu se bari kuba umuvumo cyangwa se ibigeragezo kuri Aburahamu, cyangwa Imana yari kubaha umugisha hanyuma bakagendana na Aburahamu nta gukererwa mu rugendo? Ibyo urabivugaho iki? Mbere na mbere ndagira mbanze nkubwire yuko icyatumye Imana ijya gukura Aburahamu mu gihugu cye yavukiyemo ndetse ikamubwira ngo asige inzu ya se, nuko yo ubwaho hari ibyo yashakaga kumutandukanya nabyo. Turabizi ubundi umubyeyi niwe uhesha umwana umugisha, kandi ubwo umubyeyi yahesha umwana umugisha, Bibiliya itwereka yuko Tera yari umuntu wakoreraga ibigirwamana. Rero bivuga ngo nubwo uvuze ngo bari abantu bari abantu be, ariko nta mugisha ufatika Aburahamu yari guhesha Tera yari guhesha nta mugisha Tera yari guhesha umwana we Aburahamu umugisha. Kubitewe n'icyo umugisha ari kumuhesha n'uw'ibigirwamana, kandi ibyo nibyo Imana ashaka kumutandukanya nabyo. Rero bivuga ngo umugisha ntabwo uwa Aburahamu ntabwo wagomba kuva ku bantu, ahubwo wagomba kuva ku Mana. Rero umugisha Imana yavugaga ni umugisha ufatanyije no kwizera no kubaha Imana, atari umugisha uturuka ku bigirwamana. Mbonera kukubwira yuko hari igihe abantu bita imigisha bakayita Imana ariko atari Imana. Mukozi w'Imana, wasobanurira abantu bakurikiye televiziyo Ikamba Karuvari umugisha uturutse ku Mana n'umugisha udaturutse ku Mana, ako kantu kugira ngo tubakure mu rujijo? Ni gute umugisha uturutse ku Mana n'udaturutse ku Mana umuntu yabitandukanya? Iyo migisha igera ku muntu ite? Ese yose yitwa imigisha cyangwa hari ukundi kuntu byakwitwa? No, yose ishobora kwitwa imigisha ku bwacu, ariko iyo dusesenguye umugisha n'uhabwa n'Imana. Ariko nanone kubw'amarangamutima yacu nk'uko nabivuze, ikintu cyose nubwo cyakubera icy'akanya gato cyo kuguhuma amaso, ushobora kucyita umugisha. Uwo ni wo mugisha Aburahamu yari kwakira kuri Tera iyo aza kumubwira ko amuhesheje umugisha. Rero bivuga ngo imigisha uburyo itandukanye, imigisha iva ku Mana iraboneye, iratunganye rwose, kandi iraramba igihe kirekire nubwo yatinda kukugeraho, ariko ikugezeho igira igihe kirekire cyo kuramba ku buzima bwawe. Imigisha itava ku Mana ariyo ku ruhande rumwe tujya twita imivumo, iyo ngiyo ishobora guturuka ku bantu ndetse ikaza yihuta cyane inasizwe, ariko ikaba igihe gitoya cyangwa ikazakuzingira ahantu runaka utazigera urenga. Aha, urakoze mukozi w'Imana, mukomeze mugubwe neza mwese abakurikiye Ikamba Karuvari TV. Mukozi w'Imana, ndongera ngaruke nkubaza, Bibiliya iratubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza izabisohoza, kandi ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ni ijambo ry'Imana riba mu Kubara 23 uhereye ku murongo wa 8. Ese hari amakosa umuntu ashobora gukora bigatuma Imana yivuguruza, cyangwa se itamugeza ku cyo yamugeneye cyangwa se yamubwiye, bitewe n'amakosa akoze? Biterwa n'iki kandi Imana yavuze ko itajya yicuza? Murakoze cyane. Ntabwo Imana koko ijya yicuza, ahubwo nk'uko nakomeje mbivuga nakubwiye ko wowe ubwawe widindiza cyangwa wisubiza inyuma. Cyane nakubwira nko ku rugendo rwa Aburahamu, niwe wigeze kumbazaho. Ku rugendo rwa Aburahamu ntabwo Imana yigeze yicuza ku byo yavuganye nawe, ariko byaratinze kandi bitinzwa na Aburahamu nk'uko nabikubwiye. Yatinze mu rugendo, ariko kuko Imana iticuza, ndagira mbanze nkubwire ngo nta kosa na rimwe wakora ryatuma Imana yisubiraho, ahubwo amakosa ukora aguheza mu nzira ntugeraho Imana ikorera. Mbese mukozi w'Imana, mu nzira muri uru rugendo turiho turaganira cyane ibintu byo mu mwuka, ushobora kutubwira amakosa umuntu ashobora gukorera mu nzira cyangwa se muri uru rugendo ku buryo ashobora kumubuza kugera mu masezerano, kugira ngo n'umuntu udukurikiye niba yarari mu makosa abe yahindura hanyuma agendere mu nzira Imana ishaka kugira ngo agere ku masezerano? Amakosa akomeye aba mu nzira ni ayahe adashobora kwihanganirwa n'Imana kugeza igihe isezerano yaguhaye unyuze hirya yaryo rimwe na rimwe ugapfa utanarigezeho?
ndagira mbanze nkubwire yuko ntabwo Imana ari kwirukana kukugeraho iri, unyumve neza, ahubwo wowe ibyo utwaye cyangwa ibyikubase cyangwa bikuziritse nibyo bikubuza kugeza aho Imana iri. Noneho rimwe na rimwe dushinja Imana amakosa, ariko Imana idafite amakosa, kuko bibiri tubwira ko Imana idakiranirwa. Imana ntabwo ikiranirwa, nta nubwo ibeshya, nta nubwo yicuza nk'uko koko ubivuze. Noneho amakosa ni menshi dushobora gukorera mu rugendo yatudindiza kutagera aho Imana iri, aho Imana ikorera ku masezerano yacu. Twabara nka Aburahamu gutwara iby'Imana itatubwiye, gutwara iby'Imana itatubwiye byatuma tutagera ku masezerano y'Imana cyangwa tugera aho Imana iri. Ubwo twavugamo nk'ibyaha. Mbere na mbere, niba ugenda n'ibyaha ujya aho Imana iri, ndagira mbaze nkubwire ko utazigera ugerayo. Yo ntizakwirukana, ariko yizicara ku ntebe yayo, ariko iyo ntebe wowe ubwawe ibyaha ntibizigera bikugezayo, bizatuma utagera kuko bizakudindiriza mu nzira. Aha, aho tuharenge mukozi w'Imana, turaza kubisobanura neza, abantu baraza kumva icyo bagomba gukora mu gihe bariho bageragerezwa muri uru rugendo rw'agakiza. Nidusoma ijambo ry'Imana muri Samweli mu Bami, tuzasangamo mugabo bita Dawidi. Samweli wa mbere 16 umurongo wa 13 haravuga ngo nuko Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uwo nguwo ni Dawidi wavukanaga n'abandi bantu, hanyuma Uwiteka aza kumutoranya. Igihe Imana yahamagaraga Samweli kujya kumwimika, yamuraje ijoro imubwira ngo niboneye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, genda umwimike umusukeho amavuta, hanyuma asimbure Sawuli ku ngoma kuko murambiwe. Uyu mugabo Imana yaramurebye imenya yuko ari umukiranutsi, kandi Imana ireba none ikareba n'ejo. Ese ingorane zose Dawidi yaba yarahuye nazo zirimo kugeragezwa, haba harabayemo kudindira bimuturutseho, haba harabayemo gucererwa bimuturutseho, ni iki cyatumye Sawuli amugerageza kugeza kuri uriya rwego, agerageza no kumutera amacumu, kandi Imana yaramuvuzeho? Amakosa yaba yarakoze na ayahe, cyangwa se yaba yarageragezwaga n'iki? Ndagira mbaze nkubwire yuko Dawidi atigeze atinda kugera ku cyo Imana yamubwiye. Dawidi yagiriye ku ngoma igihe. Aha, ndongera nkubaze, Dawidi yarageragejwe, nabivuze ko Sawuli yamuteye icumu. Dawidi yagiye kwihisha mu buvumo, Dawidi yagiye kuba mu mashyamba, Dawidi yahungiye mu Bafilisitiya, mu banzi be, yaramaze no kwica Goliyati. Izo nzira zose Dawidi yanyuragamo yari ariho ageragezwa. Kubera iki? Kandi Imana yaravuganye nawe, yaranamurebye ikavuga ngo mbonye umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Nibyo koko ndabizi nanjye ko Sawuli yagerageza kumutera icumi, n'ubwo twasoma muri Samweli wa mbere mu gice cya 19 ku murongo w'10 haraho Sawuli yagerageje kumutera icumu. Rero ntabwo Dawidi, ntabwo we ari ibicumuro yari afite, ahubwo Dawidi yari ari mu ishuri. Kandi umunyeshuri buriya iyo arimo kwiga, iyo arangije amashuri, ashobora kudahita atangira akazi, ahubwo akaza kubanza gusubira mu rugo iwabo, cyangwa se akaba agiye mu bundi buzima. Ariko Dawidi mu by'ukuri na uwavuga yuko yagiye ku ngoma atinze nk'uko Imana yari yabimusezeranyije, ntabwo yagiye ku ngoma atinze. Bitewe n'iki? Ubundi ingoma zihana ibihe, zirasimburanwa cyane, nk'uko na Yesu nawe yagiye ku ngoma ariko ayijyaho amaje kwikuraho Satani. Aha, aho ngaho nkongera nkagaruka nanone, ndacyakubaza kuri Dawidi. Ririya cumu ni Imana yari ibwiye Sawuli ngo rimutere kugira ngo mwigishe? Hari aho uvuze ngo yari akiri mu masomo. Ni Imana yari ibwiye Sawuli ngo munterere iryo cumu, cyangwa guhungira mu Bafilisitiya ni Imana yari imubwiye ngo hunga? Ese kuki Imana itamuretse ngo izamwimike igihe cye cyo kwicara ku ngoma kigeze, yarangiza ikemera ko yimikwa, azahura n'ingorane zimeze kuriya? Muri ibyo ngibyo rero turaza kuvangamo icyo bita gutozwa cyangwa se kwiga. Impamvu mubwira ko turaza kuvangamo icyo bita gutoza cyangwa kwiga, aricyo twita ishuri, cyane ku barokore murimo mu nteze amatwi. Ikintu bita ishuri riragora cyane. Ntabwo Imana izaguterura iyo ngiyo ntazi ku musozi utaragiraho n'amashanyarazi. Oya, ndagira mbanze nkubwire, nugera i Kigali bizakugora cyane rwose kujya mu nzu irimo amatara.
murabona ko nanjye biba byantonze no kuvugira kuri mikoro. Rero ndagira mbanze mbabwire yuko Dawidi mbere na mbere utubwira ko Sawuli ajya kumusukaho amavuta yaravuye hehe? yaravuye mu ishyamba. Yaravuye mu ishyamba. None se mu ishyamba habaye iki? Mu ishyamba haya ibisimba, imbeho. None se Dawidi yimikiwe kuyobora iki? Dawidi yimikiwe kuyobora igihugu kandi yicaye mu murwa. Yicaye mu murwa. Rero Dawidi yagomba kuza akabanza kwiga kuba mu murwa. Yagomba kubanza kwiga kuba mu murwa. Utubwiye ko mu ishyamba haba inyamaswa, yagomba kwiga kubana n'abantu. Niba yagomba kubanza kwiga kubana n'abantu, yagomba kuza akigishwa n'abantu. Aha, aho ngaho ndongera ngaruke nanone nkubaza ko yagombaga kujya kuyobora abantu, kuki yagiye gutozwa n'intare n'idubu? Hari yarakiri mu buzima, yari atarahamagarwa n'Imana. Mu gihe yarahamagawe n'Imana, Imana yamuzanye mu bantu. Kandi ikindi nubwo urimo uvuga Sawuli, urwego Dawidi yimikiwemo cyangwa yahamagariwemo nirwo yinjiwemo cyane ko yatozwaga n'umwami nkawe. Yatozwaga n'umwami nkawe kandi ibwami nta mikino buriya. Ibwami nta mikino ihaba, nta kujenjeka kuhaba, nta gisivili kihaba. Yatugomba gutozwa gisirikare. Cyane yuko ubwenge cyangwa se uburwanyi Dawidi yari afite ntabwo tubwa kinyeshyamba. Rero Dawidi yagomba kuza akigishwa igisirikare kiri international. Ahangaha nagira ngo ubisobanure neza amakuba, ibyago, intambara nuko gutozwa ibyo bintu byose Dawidi yanyuzemo mbere yuko agera ku ngoma. Bisobanurire abantu neza, niwe byaturukaga kuri Satani cyangwa byari biturutse ku Mana? Akagasobanure hanyuma Dawidi tumuveho turebe no kubandi. Ndagira mbanze nkubwiye ko kiriya gihe ntabwo ibyo Dawidi yanyuragamo ntabwo byaturukaga kuri Satani. Birabyo ntabwo byaturukaga kuri Satani, ahubwo ryari ishuri ry'Imana, yari ya training y'Imana. Ndashaka kubwira training n'ikigeragezo biratandukanye. Sobanura training, ikigeragezo bitandukanye gute, kugira ngo uyu muntu uri kutwumva ufite ibyo ari kunyuramo rimwe na rimwe ari gutozwa cyangwa se ari kugeragezwa arabisobanukirwa te kugira ngo amenye uko ahagarara? Ikigeragezo uburyo gitandukanye n'ishuri cyangwa se training. Ikigeragezo kirica ariko ishuri ntiryica. Ni no mpamvu kuko Dawidi yarari mu ishuri, no mpamvu Sawuli yamuteye amashumi inshuro nyinshi ntamwica. Urakoze mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha. Aho nanjye ndafashijwe. Muri make ibizagaragariza umuntu yuko ikigeragezo yararimo cyangwa se ingorane yararimo ryari ishuri, nuko azabirangiza adapfuye. Yes, nuko azabirangiza adapfuye kandi akagera ku ntego ze nk'uko Imana yazimusezeranye. Urakoze cyane. Aho ngaho twibanze cyane mu isezerano rishya, ariko hari abantu rya kera ariko hari abantu bakunda gukoresha n'isezerano rishya ari naryo turimo. Reka naryo turirebeho. Turaza kubona umuntu bita Yohana umubatiza. Uyu muntu bita Yohana umubatiza yatangiye kuganira na Yesu, dore ko bari bafite n'icyo bapfana, bahoberaniye mu rukiga igihe Mariya yaragiye gusura Elizabeti. Bose bari batwite, ngo bagihoberana abana batangira kuganirira mu nda, baramenyana, bari ibikomangoma bose. Yohana umubatiza avuka ataravuka yavuzweho, bajya kumwita izina avugwaho, ariko aza kugeragezwa. Ni ukubera iki uyu Yohana yageragejwe kandi afite ikintu anapfana n'umwami Yesu, kandi rimwe na rimwe akanageragezwa Yesu ari we wamubatije? Uyu Yohana we uramuvugaho iki ku ngorane yahuye nazo? Ku ngorane Yohana yahuye nazo ndagira ngo mbanze nzivugeho cyane. Nkuko nigeze kubivuga hagati ya Sawuli na Dawidi, nkavuga yuko Dawidi ingoma yegereho ku gihe Imana yari yategetse, kuko yagiyeho Sawuli amaje gutanga. Mbere na mbere ntabwo hari kujyaho abami babiri, kuko na Sawuli yari yarimitswe n'Imana. Byari ngombwa ngo umwe abanza atange, namara gutanga undi yime. None bivuga ngo nubwo bari abana nabo Yesu na Yohana baganiriye, ndetse n'Imana bose yabavuzeho bataranabaho. Ibyo turabizi. Nka Yohana, marayika w'Imana asanga Zekariya ku gicaniro, tuzi amagambo Imana yavuze kuri Yohana. Ariko turebe mwitangira ikintu Imana yavuze igitangira kuvugana nawe bwa mbere ni igiki. Bibiliya tubwira neza yuko Imana yavuze yuko Yohana ari integuza ya Yesu. None si yo wateguriye umuntu, uramutegurira warangiza ukicara nawe, cyangwa uramutegurira warangiza ukigira? None se reka mbanze mbabazi ko tugira iyo dukoresheje amakwe, tugira abantu badutegurira. Iyo bamaje gutegura icyumba cy'umugeni, ese iyo umugeni akinjiyemo nabo bagumamo cyangwa barasohoka?
ijambo twahereyeho dusoma ryavuze ngo kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Ni ijambo ryavuzwe na Yesu atumye kuri Yohana umubatiza agiye muri gereza, afunzwe ariho azira ubutumwa bwiza, nta byaha yari yakoze ndetse yari yakoze umurimo w'Imana, ajya muri gereza. Kandi uyu bene wabo Yesu, umwami we yari yaranabatije, yari yaranategurije, yari ariho akora imirimo n'ibitangaza. Byari ngombwa yuko ajya muri gereza? Ese Yesu nta zindi nzira yari kunyuzamo atemeye akigisha cyangwa se akarangiza neza urugendo rwa Yohana umubatiza atemeye ko ajya muri gereza? Cyane ko yanamutumye hamwizeye ati mugende mumbarize uwo muntu niba ariwe dufite icyo dupfana, cyangwa se niba ari we nabatije jyewe ubwanjye anyuze mu biganza byanjye, cyangwa dutegereze undi. Nta zindi nzira yari kumunyuzamo atemeye ko ajya muri gereza kugeza n'igihe agwiriyemo. Aho ngaho ndagusubiza cyane rwose. Ntekeza ko Yohana atabaye ko yapfuye. Ikintu cyari kimubabaje nuko bari bagiye kumwica atarasobanukirwa ko Yesu ahari, akaba yaratekereza ko umurimo we usubitswe atawusigiye nyirawo. Icyo yabazaga rero yaravuga se uyu murimo nkusigiye nyirawo, ese ko mpfuye uyu murimo uzakomeza? Niyo mpamvu yabazaga ngo mbese Yesu na hano we niwe urimo gukora ibitangaza cyangwa n'undi, cyangwa dutegereze undi? Rero Yesu amaje kumutumaho aramubwira ngo mugende mubwire ko ubutumwa bwiza buvugwa, impumyi zihumuka, ibirema birahaguruka, mbese ibintu byose bini salama. Yohana yemeye gukatwa igihanga kuko umurimo yawe usigiye nyirawo. Aha, urakoze cyane mukozi w'Imana. Hanyuma nagira ngo usobanurire neza abantu bakurikiye televiziyo Ikamba Karuvari bari kugeragezwa kandi barahamagawe n'Imana. Nagira ngo ubanze ubasobanurire neza ni gute umuntu yamenya ko ari kugeragezwa na Satani, cyangwa se ari kwigerageza, cyangwa se ari kugeragezwa n'Imana. Ni ikihe cyabimumenyesha? Kuri ibyo bintu bitatu navuga ngo igihe uzamenya ko urimo kugeragezwa na Satani ni igihe urimo guhura n'ibigeragezo utazi iyo bituruka, nk'uko byabayeho no kuri Yobu. Yobu yageragejwe na Satani, ageragezwa n'abantu. Iyo tuvuze abantu burya nawe uzamo nyine, niho hahandi nyine nawe ushobora kwigerageza. Noneho nanone haza kuzaho na rya shuri ry'Imana, ariho nakubwiye ko iby'Imana byo bitica ahubwo binakiza. Urabizi ko Yobu kuri finale yaje finale ikinwa n'Imana ubundi. Mu by'ukuri nakubwira ngo ikintu kizakwereka yuko ibigeragezo birimo guturuka kuri Satani ni igihe ibigeragezo biza bigutunguye. Aha, Imana rero ibaho umugisha abakurikiye Ikamba Karuvari TV. Twari turi kuganira kuri icyo kiganiro cyangwa se iyo nsanganyamatsiko igira iti mbese umuntu ashobora kugeragerezwa amasezerano, ariko dusanze bishoboka. Hari ibigeragezo rero by'amoko atatu duhura nabyo. Ibigeragezo bya mbere ni ibituruka kuri Satani. Ibigeragezo biturutse kuri Satani Yesu yabivuzeho, yaravuze ngo mbahaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni bose no gukiza indwara zose no gukandagira inzoka na skorpion n'imbaraga zose z'umwijima. Bivuga ngo ibigeragezo byaturutse kuri Satani, uburwayi bwaturutse kuri Satani, amahane yo mu rugo aturutse kuri Satani, impaka muri karitsiye biturutse kuri Satani. Ibyo ngibyo Yesu yabitanzeho ubutware ku munyamuhamagaro. Hanyuma hakaza ibigeragezo umuntu yikururiye. Intambara umuntu yikururiye uko byagenda kose zirengera ingaruka zazo. Urugero, hari igihe Bibiliya iratubwira mu Befeso ko umugore agomba kugandukira umugabo, hanyuma umugabo akaza. N'urugero ndi kubaha, akakubwira ati shyira amazi muri dushe, kamere zawe za kera zikabyuka, ukamubwira ngo twahuye nkize gute, twahuye nkuze, nduyu nguyu nawe uruyu byikorere, akabavuye mu rushyi ararugukubise, karande zagize gute nawe ziramuhagurukanye, kamere ze n'izawe zirarwanye. Nubwo wajya imbere y'Imana, kuko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi ikakubabarira iki cyaha cy'ubugare cyangwa se kutubahiriza amategeko cyangwa se
kondisiyo zigenga abagore mu ngo zabo, uzagenda Imana izakubabarira, ariko hahandi yagukubise ntuzabura kubyimbirwa. Ushobora kugwa mu byaha cyangwa se ugakora ibyaha ukagenda ugasambana, uzi neza ko gusambana ari icyaha, habamo ingaruka zitandukanye, habamo kuba ukoze icyaha, hakabamo no kurwara sida, ugasambana warangiza ugakuramo sida. Kuko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi, ushobora gusenga Imana ikakubabarira, ubugingo ukazawubona, ariko ya sida wavanyemo ibyuririzo uzagira gute? Uzabirwara. Nusoma ijambo ry'Imana rizakubwira ko Dawidi amakosa yose n'ibyaha yagiye akora yaje kubibabarirwa, ubugingo urabibona, Imana ikomeza kumwirata kugeza n'igihe yapfiriye, ariko ingaruka z'ibyo yakoze zaje kugenda ahura nazo. Muzabona n'umwana yabyaranye na Mukaburiya, yari amaze kwicira umugabo, uwo mwana yarapfuye, Dawidi amumaraho igihe kingana n'imyaka 7 amwiyiririza, ariko yarapfuye. Izo ni ingaruka z'ibyaha cyangwa se z'ibigeragezo umuntu yikururiye cyangwa yihamagariye. Ibigeragezo bya gatatu ni ibituruka ku Mana, ari nabyo twariho turebaho. Umunyamuhamagaro Imana ijya imugerageza ishaka kumuha promosiyo, kumugeza ku rwego runaka bitewe n'aho imuvanye. Imana ikagushyira ku ishuri ikakugerageza, ariko iyo ikugerageza ikaranga ipfundikiye, Yesu ashimwe cyane, ntabwo iguteza abantu. Ikizakumenyesha rero ikigeragezo cyaturutse kuri Satani, nuko Satani kuko ariwe wacereje, ahora gutera n'ubwoba, ukumva yuko utazabaho, ukumva kuzakigwamo, rimwe na rimwe hakaba n'igihe ukigwamo bitewe n'imyitwarire. Ariko ibiturutse ku Mana, ishuri ry'Imana, Imana ikuzuza imbaraga, ikigeragezo cyawe kikabonwa n'abandi, ariko wowe rimwe na rimwe ntunakiboneho. Rero hagati yo kuvuga no gukora kw'Imana hajya habamo intambara zo hagati aho ngaho. Imana ibaha umugisha. Birashoboka ko wari uri kugeragezwa, wari uri kubona ibimenyetso bigaragaza yuko ugiye guseba, ariko humura, niba warahamagawe n'Imana, Imana iri kumwe nawe. Nk'uko Yohana yageragejwe ariko akagera ku mwuzuro, umukozi w'Imana yadusobanuriye yuko icyari gihangayikishije Yohana umubatiza nuko yari afunze kandi adasobanukiwe neza niba uwo yahamije ari wo uri gukora imirimo n'ibitangaza hariya hanze. Yari azi neza ko ari integuza ye, ariko amaze kumenya amakuru, bamaze kumubwira ngo ibirema birahaguruka, abapfuye barazuka, impumyi zirahumuka, yamaze gusobanukirwa neza ko ari Yesu. Arangije aratuza, aravuga ati nta kibazo, uwo nateguriye arahageze, yemera gucibwa igihanga gishyirwa ku mbehe mu giterane nk'uko Bibiliya ibitubwira, nk'uko yari yasabwe. Imana rero iguha umugisha, wowe uri guhura n'intambara, uri guhura n'amakuba, uri guhura n'ibigeragezo. Ntabwo Imana yagutaye, Imana irashaka kugera ku mwuzuro wayo, irashaka kugera ku cyo yaguhamagariye, ugakora ibyo yaguteguriye gukora. Kuko iyo iguhamagaye ikaguha umuhamagaro, ikagushyiramo impano, hari ikizo mpano zizakora. Hari inyubako yagushyize imbere, iyo nyubako ugomba kuyubaka, ntawe uzayigufasha, ni wowe. Mu kubaka rero umuntu agenda ahuriramo n'ibintu bitandukanye. Uwiteka aguha umugisha, mugubwe neza. Mwari kumwe na Pastor Munyemana Protais hano ku Ikamba Karuvari TV. Hanyuma twari kumwe nanone n'umukozi w'Imana Mwanga mwabo Eric. Uwiteka abagirire neza mu izina rya Yesu. Naho ubutaha. Shalom, shalom, shalom.